ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi itandukanye, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, bakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe, nshuti zanjye, Imana ishimwe. Iki gitondo tubyutse dushima Imana yacu itabura uko ibigenza, izinze ijoro izinguye amanywa, yakwimanye nanjye yanyimanye, ikomeje kuvura abarwayi, ikomeje kugaburira abashonje, ikomeje guhanagura amarira y'abarira, ikomeje gukora nk'Imana. Imana ishimwe. Ibyo byose yabikoze iri joro nawe ubirebesheje amaso yawe, ndetse muri iyi minsi wagiye ubona kugira neza kw'Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Rero Imana ishimwe. Iki gitondo narakubwiye ngo ukibyuka ujye ubanza uhereza Imana icyubahiro, kabiri ubwire Imana ikubanziriza aho utagera, gatatu wishinganishe mu maraso ya Yesu Kristo. Hanyuma Imana yo mu ijuru izururuka ikore n'ibyo utayisabye. Imana rero ishimwe. Nyemerera muri iki gitondo twongere gutekereza uburyo ki Imana ikoze ibikomeye, maze nawe uyihereze icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri ya teme yacu, imigambi y'Imana. Imigambi y'Imana ntirondoreka. Imigambi y'Imana, imigambi y'Imana iba mu byo igukorera, imigambi y'Imana iba mu buryo ikurinda, imigambi y'Imana iri mu buryo igutambutsa ahakomeye, imigambi y'Imana iri mu buryo ikuramburira ukuboko kwayo, ukarya ukambara, ikaguhanagura amarira, ikanaguhindurira n'amazina. Ibyo byose bikorwa n'imigambi y'Imana ifite ku buzima bwawe. Imigambi y'Imana ni migari kandi ni myinshi. Nyemerera rero wongere utekereze aho Imana imaze kugukura n'aho yakugejeje, uyihereze icyubahiro. Ibyo byose byakozwe n'imigambi y'Imana, kuko urebye ibyo abana b'abantu bakugambiriyeho wasanga ari ibibi gusa, ndetse hari n'abagize ishyari ry'uko Imana yakugambiriyeho ibyiza, by'uko Imana yakuzamuye, ugasanga abantu baragenda ari ba mikizi baguhekenyera amenyo, ndetse hakaba n'abapanga ngo icyo Imana yakoze ku buzima bwawe bakitambikemo, ndetse babe bakiburizamo, ndetse babe banakubabaza. Ariko icyo nshimira Imana, imigambi y'Imana ntawe uyitambika, ntawe uyirogoya. Imigambi y'Imana icyo yavuze n'iyo bakirwanya kangahe ntawagishobora, kuko imigambi y'Imana ku buzima bwawe irakomeye. Yaravuze ngo baho ubaho, iguhumekeramo umwuka wayo, uhinduka ubugingo buzima. Ibyo bintu rero biba byakozwe mu bumana bw'Imana yacu, nta muntu wabyitambika. Niyo mpamvu Imana icyo yavuze ku buzima bwawe yaracyanditse, kandi ibyo iteganya gukora, ibyo iteganya kukugirira, mbese nta muntu wabirogoya. Yego baragukerereza burya iyo batumye amasezerano yawe atinda, baragukerereza bakitambika, bakanga yuko umugisha wawe wakira, bakabuzabuza. Ariko byange bikunde, umugambi w'Imana urasohora ku buzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Nyemerera aka kamwanya dusome ijambo ry'Imana, umuhanuzi Yeremiya, ibice 29. Titire y'ijambo handitse ngo Yeremiya ahanurira abayuda ko bazatinda. Imana ishimwe. Aba ni abayuda bari icyo gihe mu bunyagano, bari baranyazwe, bari i Babuloni. Hanyuma icyo gihe rero bakanga kuba barya, bakanga kugira ibintu bakora. Ariko noneho Yeremiya arabahanurira, ababwira yuko bazatinda. Arababwira ati rwose ni imyaka 70. Arababwira ati rero mushatse mwagira gute, mwashaka mukororoka. Mbese ababwira yuko rwose
bazatinda muri ubwo bunyage. Rero ijambo nashakaga kuvuga ndacyatsindagira ku kintu cyitwa umugambi w'Imana. Ijambo tugiye gusoma ni ijambo riri ku murongo wa 11, handitse ngo erega ubwo ni Uwiteka, nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro ko ariyo izi neza ibyo izagukorera mu myaka yose uzamara kuri iyi si. Mpereje Imana icyubahiro ko ariyo yari izi imibereho yanjye yose, nawe uyihereze icyubahiro ko ariyo yari izi imibereho yawe yose. Aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye, urugamba yagiye irwana turayishimiye, intambara yarwanye turayishimiye. Aho igejeje ikora Imana ihabwa icyubahiro, nuko yari izi ibyo yibwiraga kutugirira. Rero n'uyu munsi iracyavugana nawe nanjye ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ejo hacu hazaza, ejo hawe hazaza, Imana izi ibyo iri kwibwira kukugirira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umwana w'umuntu ukubwira ngo azakugirira ABCD arabiteganya, ariko si uzabisohoza. Imana itabyemeye ntago yabishobora. Imana rero yo yonyine iravuze muri iki gitondo ngo erega nzi ibyo nibwira. Imana ishimwe ko ifite ibyo iri kwibwira, ifite ibyo iri gutekereza, ifite imigambi dufiteho. Imana ishimwe, ifite ibyo yibwira kutugirira. Imana ishimwe, iyo ni imigambi y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo rirakomeje riravuga ngo ni amahoro. Haleluya. Si ibibi. Ibibi bipangwa na Satani, ibibi bituruka mu badayimoni, ariko Imana ishimwe iravuze ngo ni amahoro, ni amahoro. Nagira ngo ubwire ngo wowe ubuze amahoro, wowe ubuze amahoro yo mu mutima, wowe ubuze amahoro mu kazi, wowe ubuze amahoro muri bizinesi, wowe ubuze amahoro mu muryango, Uwiteka arirahiriye muri iki gitondo ngo azi ibyo yibwira kukugirira ngo ni amahoro. Aho wayaburiye hose, ariko Uwiteka aribwira kuguha amahoro. Uwiteka agambiriye mu migambi ye kuguha amahoro. Ahubwo ongera umutumbire, ongera urebe Imana igiye kukuruhura mu buryo bw'umwuka wera. Ongera urebe Imana igiye kukuruhura mu mutima wawe. Ongera urebe Imana igiye kugutura iyo mitwaro ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni amahoro, si ibibi. Imana irabizi ko ibibi byakubushabushe. Imana irabizi ko ibibi byakubujije amahoro. Imana irabizi ko ibibi byatumye urarurira. Imana irabizi ko ibibi bituma ubyuka witsa umutima, ariko Uwiteka aravuze mu kwera ko ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni amahoro, si ibibi. Imana ishimwe. Ijambo rikomeje rivuga ngo iki? Ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana ishimwe, niko Uwiteka avuga. Hereza Imana icyubahiro. Imana ikubwiye gusezeranije amahoro kugira ngo ibyo uzabona, umutima wawe uzaba warakomeye, umutima wawe uzabe wuzuye amahoro aturuka mu Mana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uwiteka azi ibyo yibwira, imigambi y'Imana ku buzima bwawe, imigambi y'Imana wowe wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imigambi ye ni amahoro, si ibibi. Imigambi ye ni amahoro, si ukurira. Imigambi y'Uwiteka ni amahoro, ntabwo ari ugusuhuza umutima. Uwiteka ahabwa icyubahiro ko afite ibyo yibwira ku buzima bwawe nanjye. Imana iguha umugisha. Uyu munsi ugendane n'Imana, ugende wuzuye umunezero ko Uwiteka afite ibyo ari kwibwira ku buzima bwawe, kandi ibyo yibwira kukugirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ni amahoro. Ni ibigushyira mu mahoro, ni ibigushyira mu mashimwe, ni ibigushyira mu kuririmba indirimbo z'amashimwe, yewe ni ibigushyira mu kuramya no guhimbaza Imana uvuga ngo uruwera Mana. Ahiwe Imana ishimwe ko ifite ibyo yibwira kukugirira n'uyu munsi. Uyu munsi wakandagiriyemo, Imana ifite ibyo iri bituritse, ntabwo ari ibibi, ni ibyiza. Imana ishimwe, ni amahoro. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Mugendane n'Imana, muhahe muronke. Ndabakunda cyane. Ineza yawe umwana w'umuntu, ineza yawe niyo